ni Romy John cyangwa se RG the DJ. Uyu ni DJ ukomeye cyane muri aka karere u Rwanda ruherereyemo, ariko kandi akaba DJ wahariya muri Tanzania cyane ko ari muri umuna wa Diamond Platinums. Akaba yaraye rero mu gihugu cy'u Rwanda aho yaje gutaramira abakunzi be mu bitaramo bine biza gutangira ku mugoroba, ndetse rwose ibi bitaramo bikazazenguruka hirya no hino abantu n'ubundi basanzwe basohokera bakaryoherwa cyane muri weekend mu mujyi wa Kigali. Kimwe kiri kuri uyu wa kane tariki 26, ikindi kiri ku wa gatanu, ikindi ku wa gatandatu, hanyuma ikindi kizasoza nyine kikaba ku cyumweru. Birumvikana ko afite iminsi yo gutanga ibyishimo. No mu ndaganira n'itangazamakuru akigera ku kibuga cy'indege yavuze ko nta kindi ashyira imbere uretse gutanga ibyishimo mu gihe yabageze ku rubyiniro. Hanyuma ariko kandi tubabwire ko uwitwa Ngabo Jobert Medal yamaze kugera muri Portland muri leta ya Maine, ubwo yaravuye Dallas aho n'ubundi asanzwe atuye. Ni igitaramo rero agiye gukorera hariya yise Night of Worship and Testimony, igitaramo cya Medi azahuriramo na Dream Sigaro. Yamaze rero kuhagera nk'uko yabishyize n'ubundi ku mbuga nkoranyambaga ze, avuga ko yishimiye cyane kugera muri uyu mujyi ndetse ko rwose yiteguye, ndetse n'abaririmbyi be bazamufasha mu kuririmba. Igitaramo rero kikaba kiri ku cyumweru ku itariki 29. Birumvikana bari ko twumva muri Portland muri leta Maine. Muzaje gushyigikira Ngabo Jobert Medi. Hanyuma kandi witwa The Ben akaba yatangaje yuko aho guhemba abantu babiri babashije gutomboza izina ry'indirimbo ye atari yaritangaza, azahemba abantu bageze kuri 4, buri wese ni 500,000. Bivuze yuko azatanga igeze kuri miliyoni 2. Ni indirimbo rero yise Plenty, indirimbo izasohoka ku munsi w'ejo n'ubundi itegerejwe n'abantu benshi. Bavuga bati mu by'ukuri nagire vuba aduhe iyi ndirimbo. Witwa Mugisha Benjamin the Ben Tiger B afite n'igitaramo ariko ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa mbere 2025. Hanyuma ariko Butera Knowless uyu nguyu akaba yiyongereye kuba ari mu Miss Nishimwe Naomi, Miss Mweto, ndetse Miss Jory. Abangaba bari gukorana n'inzu itunganya imyenda by'umwihariko y'abakobwa ya Tanga Design. Arazwi cyane, yambikaga bakobwa babaga batanye muri Miss Rwanda. Kuri ubu rero akaba ari gukorana n'abarimo Butera Knowless, wamaze rwose gutangira kwamamaza iyo societe. Hanyuma ariko kandi abantu bibazaga igitaramo cya Thames bimeze gute. Igitaramo cya Thames ngo ntabwo byagenze neza, ariko kandi umurongo nuko icya Aerostar gishobora kuba mu Gushyingo hano mu gihugu cy'u Rwanda. Bose n'abakobwa babiri bakomeye cyane mu muziki wa Nigeria, by'umwihariko bamaze gufata ku isi yose. Ariko kandi uwitwa 50 Cent yanditse ku mbuga nkoranyambaga avuga ko rwose ibiganiro na Netflix byarangiye, ndetse ko na filime igaruka ku buzima bw'uwitwa PDD yamaze kuyitunganya. Avuga ko azashyira hanze ukuri kose k'ubuhemu n'ibyaha bya PDD yagiye akora mu myaka itandukanye. Akavuga yuko rwose ikibazo ngo azagihera mu mizi ku rupfu rwa Tupac Amaru Shakur, n'ubundi ho uyu mugabo ngagomba gukurikiranwa. N'uwitwa Puff Daddy utorohewe mu by'ukuri, ndetse watawe muri yombi kugera uyu munsi ufungiwe hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. N'ubundi yari yagiye New York gutembera, biza kurangira mutaye muri yombi. Ubwo no gukomeza gutegereza mu by'ukuri iyi filime mbarankuru izasohoka ryari, ese hazaba harimo iki. Urakoze cyane Moses. Yego ngushimire. Dose wakoze cyane. Nawe wakoze cyane. Dusubire mu masaha ari imbere, mukomeze mu Radio Rwanda muri gahunda zitandukanye.